kandi niya myitwarire yawe. Ibi ni biki washyize hasi? Ni biki abakakazi terwa mbese ukagira ngo hari ahantu ndisi ariko se je numvishe ririya jwi nyamara ndisi oya ariko mabuja birana ntibintu bisanzwe nese abantu se bavuga kimwe oya ngo polisi nyirutseho naga ari kuvuga kimwe ngiye nta nubwo ari bya polisi ndumva wagira ngo ndamuzi ntacyo arimo ntakibazo ariko ushobora gusanga ari n'umukozi we kuri company niwamenya ariko amajwa abaramwe mabuja nose akakanyere kamwereka nk'ubu nahita mvuga nkuramu ubose ngwino ngurebe nose ni ibintu bisanzwe ariko umwana hano aramufasha niba ari no mu bibazo niba polisi nyirutseho ndamwizera cyane nta kibazo ari bugire umugabo nyamara mu biduhinjisha wanye n'umugabo mwiza cyane ririya jwi hari ahantu ndisi amajwi aritiranwa abantu bavuga kimwe nose ubu ntabwo urajya ahantu ngusanga umuntu usana mabuja ariko mabuja muri kacyara umuntu mwasaga ariko mana we buriya Imana ireba ibintu umuntu akunda tubwira ko ari nyina wabo cyangwa nyirasenge ntabwo ari mama wacu cyangwa nyogosenge wanjye ariko mana ikintu umurusha ni kimwe mbaza ngo ni iki umutima mwiza n'ubwitonzi yari afite hositiwa yase ariko ngo byagenze umva rero utarambwira ibintu byinshi nabyumvise ko byaje mu bibazo ndabeshya kandi niya myitwarire yawe nkubwira nti ugende ntihagire umuntu jya hahandi hamwe nkorera nyine ntuzongere kunsanga hahandi mu genda ndagusangayo vuba cyane se Aikwende TV ni wowe wacu turagukunda abasore n'abakobwa turagukunda cyane abasaza n'abakecuru bikaba akarusho abana bose nakubwira Itwende TV Itwende TV Ibi ni biki washyize hasi? Ni biki abakakazi terwa mbese birimo ntakubizi ngo bigenze bite yewe nabimuzaniye ya gahunda kuko ngo babaranyirukanye warunzaniye cyangwa warubijyanye handi kuri butike nakubwiye nanjye handi kuri butike twavuganye rwose none wirukanka ngo nabandi polisi yakubonye mu maso yambonye rwose urabizi neza ko baba bakubonye bambonye rwose ubacitse ute ndirukase maguru yasarwaya kabisa bawicaye aho ngaho ndaje mbike
ntabwo uzi ko umufata nk'umukobwa wanjye ndashaka kukubaza kandi ndashaka no kumenya ni akahe gakungu ufitanye n'uriya reka njye nta gakungu mfitanye n'umugabo wawe njyewe oya urambeshye